turashima Imana, tunejejwe n'Imana mu mutima, tunejejwe n'Imana uyu munsi. Twagira ubuntu budasanzwe bwo kuba muri aya materaniro, n'ubuntu bugeretse ku buntu, kuba Imana yemeye kuba muri aya materaniro, kuba Imana yadutumiye nanjye ikantumira, no kuri ni ubuntu. Tunejejwe n'Imana mu mutima. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nejejwe n'Imana mu mutima, arangije aravuga ngo ubugingo bwiza nahisemo ni ubu, ni ugukorera umwami Yesu, ngo kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Amen. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Arangije arongera aravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana narayihawe, ngo ariko nayihawe ryari? Mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umwami Yesu. Nayihawe mu gihe nihanye ibyaha byose imbere y'umwami Yesu. Umuririmbyi aramfasha cyane iyo ntekereje hari imigisha Imana yatanze, yafashe imigisha yose ishyira muri Yesu Kristo. Arangije aririmba ngo imigisha yose nayihawe kubwo nihanye ibyaha, ngo ubugingo bwiza wongewe nahisemo n'ubuntu gukorera umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana rero, tunejejwe n'Imana mu mutima. Ndabakiriye muri aya materaniro, turimo turasengera Aziya. Turashima Imana kubw'iki cyumweru uko cyagenze. Turashima Imana kubwo Imana yabanye natwe, ikomeza kubana natwe no mu byumweru byatambutse. Iki cyumweru dusengera Aziya, turashima Imana ko ubushize twari turi kwiga ku mwuka wera, cyangwa se kuzuzwa umwuka wera. Twize byinshi kujyanye n'umwuka wera. Umwuka wera ni protection. Aho umwuka wera w'Imana ari byose birashoboka. Aho umwuka wera ari nta kintu na kimwe kikunanira. Aho umwuka ari byose bigenda neza. Aho umwuka ari ibintu byose ubona birimo birakora. Niyo mpamvu twari turimo dusengera kugira ngo umwuka wera w'Imana atwuzure, umwuka w'Imana kugira ngo uze ku buzima bwacu. Uyu munsi muraza kumfasha dusome ibyanditswe, duhere mu Baroma ibice 13 umurongo wa 11 kugeza kuri 12. Abaroma ibice 13 umurongo wa 11 kugeza kuri 12. Harambwira ngo nuko mujye mugenza gutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuko igihe twizeye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambaye intwaro z'umucyo. Amen. Nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambaye intwaro z'umucyo. Ndasubiramo, nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambaye intwaro z'umucyo. Turakomeza dusome muri Yohana ibice 9 umurongo wa 4. Yohana ibice 9 umurongo wa 4 arambwira ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Amen. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Aya magambo tujye kuganiraho. Ubushize twavugaga ukuntu dukeneye umwuka w'Imana kugira ngo tuzenguruke isi, tuzenguruke ahantu hose tubabwira Imana, duhamye, tugire imbaraga zo guhamya, dukizwe neza, twera imbuto. Uyu munsi hari ikintu noneho umwuka w'Imana ari kudusaba kugira ngo aze noneho muri twebwe atwuzuze. Ijambo rirambwira ngo nuko mujye mugenza gutyo, uko muzi ko igihe cyo gukanguka gisohoye. Iki ni igihe cyacu cyo gukanguka. Ndagira ngo mbibutse ko igihe cyo gukanguka gisohoye. Igihe cyo gukanguka ngo wowe wicaye mu mwijima, wowe kanguka ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Muri Yesaya 56 aravuga ngo mubyuke murabagirane kuko umucyo wawe uje. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Iki nicyo gihe cyo gukanguka cyacu. Ubushize nimba umwuka w'Imana twarasenze, turamusaba, turifuza ko umwuka kuyobora, turifuza ko umwuka tuyobora mu buzima bwacu, turifuza ko umwuka dushoboza gusengera imigabane y'isi, umwuka dushoboza guhamya Yesu, umwuka dushoboza kwera imbuto. Ariko hari ikintu ari kutubwira uyu munsi, ari kutubwira ngo nuko umenye ko ijoro rikuze bwenda gucya. Nuko mumenye ko mujye mugenza mutyo, kuko muzi ko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Iki nicyo gihe cyo gukanguka cyacu. Iki nicyo gihe cyo kumenya ko umwuka yaraje ntabwo twabimenye. Birashoboka ko umwuka waje ntubimenye, agakomanga ntubimenye, ariko noneho aravuze ngo iki nicyo gihe cyo gukanguka kirageze, ngo dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizeye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Abaririmbyi yaravuze ngo dore bugiye kwira, aho umuntu atabasha gukora.
gukora ngo amavuta mwitabaza mwami ngo buzaza ngo tuzajyane ngo amavuta mwitabaza iki nicyo gihe cyo kubyuka tugasaba amavuta mu matabaza yacu iki nicyo gisohoye kandi kirageze kugira ngo tubyuke twongere turabagirane ni igihe cyo kwakira umwuka wera nimba yaraje ese waramwakiriye hari ikintu ari kugusaba mfashe dusome mu Befeso ibice 5 Abefeso ibice 5 guhera ku murongo wa mbere Abefeso ibice 5 umurongo wa mbere harambwira ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kubitiro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza dusimbuke dusome kuri 6 tukirimo iki gice cya 5 ntihakagire umuntu wohesha amagambo y'ubusa kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira kuko nuko nimugafatanye nabo kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo w'Umwami wacu nuko mugende nk'abana b'umucyo uko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri ku murongo wa 10 aravuga ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo Umwami ashima amen dushakashaka uko twamenya ibyo Umwami ashima dusibuke dusome kuri 14 arambwira ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abona uko akumurikira nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi haleluya ngo ducunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi nakunze uyu murongo wa 10 ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo Umwami ashima ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze ntihakagire umuntu bohesha amagambo y'ubusa n'ukuri tukifatanya nabo ngo dushakashaka ibyo Umwami ashima ngo twebwe dusinziriye ngo wowe usinziriye we ngo kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira amen uyu munsi hari ikintu umwuka w'Imana ari kudusaba gukanguka ijambo rirambwiye ngo wowe usinziriye kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira turashaka umwuka w'Imana gukorera muri twebwe turashaka gukorera Imana turashaka kujya mu mahanga y'isi yose turashaka gusengera Aziya turashaka gusengera imigabane yose yo ku isi hari ikintu kimwe dusaba ngo nitwigane Imana nk'abana bakundwa kandi tugendere mu rukundo umurongo wa 3 wavuze ingeso mbi zose ngo cyangwa ibiteye isoni cyangwa amagambo y'ubupfu ufite ibyo ntabwo azaraga ubwami bwa Kristo ufite ibyo ngibyo ntabwo azaraga ubwami bw'Imana Imana inashaka ko twiyeza Imana inashaka ko twitunganya Mwuka Wera arashaka ko ukuburira Yesu yigeze abwira abantu arababwira ngo iyo umuntu ngo iyo daimon avuye mu muntu akagenda hanyuma akazagaruka agasanga ngo hakubuye hameze neza aragenda akazana abandi barindwi bamurushije ubukare hanyuma y'uwo muntu haba habikurushaho bishatse kuvuga ngo iyo daimon avuye mu muntu akagenda yazagaruka agasanga noneho warahakubuye waramwiteguye yaragenda akazana noneho abandi bamurenzeho ububi hanyuma y'ubwo uwo muntu ibyo biba bibi cyane Imana Umwuka Wera ahari arifuza ko tumutunganiriza inzira arifuza ko dutunganya imitima yacu kugira ngo azaturemo arifuza ko tubanza tukizuza n'Imana kugira ngo aze iminsi yacu ibe myiza arifuza ko tubanza kwitunganya tubanza kwiyeza arifuza ko twigana tukamera nk'Imana tukigana imico ya Yesu arifuza ko umera nk'uko wifuza Umwuka Wera w'Imana arifuza gukoreramo arifuza kugukorera mu buzima bwawe ariko arifuza kubanza gukuramo bya bindi bibi biri mu mutima wawe umwitegure Yesu yarimo aragenda yaragiye Yerusalemu ndatekereza bamusasira imikindo baramuramya ariko uyu munsi ntabwo Yesu ari guca muri karitsiye mu rugo ahubwo Yesu ari mu mitima dukwiriye gusasa imikindo mu mitima nimba dusaba Umwuka w'Imana arakeneye kuza asanga twiteguye arakeneye kuza asanga hari ibyo wavanye mu nzira arakeneye gusanga hari ibyo wakuye mu nzira kugira ngo abashe kuza mu mutima wawe wategeke wowe usinziriye kanguka umucyo wawe uraje wowe usinziriye iyi ni iminsi irasohoye igihe cyacu cyageze agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye ijoro rirakuze burenda gucya
ijoro rirakuze burenda gucya, ngo ni uko twiyambura imirimo y'umwijima twambaye intwaro z'umucyo. Twiyambura imirimo y'umwijima yose uko byaba bimeze kose. Ntabwo Umwuka Wera ajya abana n'icyaha, ntabwo aba ahantu hari ikibi. Arakeneye ko ubanza ugakuraho bya bindi bibi, ukabanza ukamuha intebe kugira ngo abanze aze mu mutima wawe agukoreshe. Kuko aho Umwuka Wera ari, twabonye ko tubasha guhamya, twabonye ko tuba mu bashimwa, twabonye ko tubasha kwera imbuto nziza z'abihannye, twabonye ko tubasha gutsinda aho Umwuka Wera w'Imana ari. Ariko aho atari ntabwo tubibasha. Wese ajya mu ijoro aravuze ngo mbasigiye umufasha. Umwuka Wera ni umufasha, Umwuka Wera ni protection, Umwuka Wera niwe uturinda, Umwuka Wera atumenyesha ibigiye kuba kugira ngo aze mu mitima yacu. Uyu munsi turakenera kugira ngo dutunganye inzira y'Uwiteka, gorora inzira y'Uwiteka, dushakashaka uko twamenya iby'Umwami ashima. Urugero, hari ukuntu tuba dufite abashyitsi nko mu rugo, abashyitsi bakaba bari buze kugusura iwawe, ukabitegura. Rimwe na rimwe uba uzi n'ibyo bashaka, uba uzi ibyo bakunda, ukavuga ngo umushyitsi wanjye ntabwo akunda ibi, ukitegura wa mushyitsi wawe kugira ngo naza azasanga ufite ibintu byose nk'ibyo akunda cyangwa se nk'uko usanzwe umuzi. None se nimba Umwuka w'Imana ashaka kukugenderera, ni gute tutamwiteguye? Tumwitegure. Ijambo ryambwiye ngo wowe usinziriye byuka, wowe usinziriye byuka. Nicyo gihe cyacu kugira ngo tubyuke, nicyo gihe cyacu kugira ngo tubyuke. ngo wowe usinziriye we, ngo kanguka ubyuke, Kristo abone uko akumurikira. Ese nimba tubasha kwitegura abantu basanzwe bo mu isi, rimwe na rimwe tukanamenya n'ibyo bakunda, tukavuga ngo binagakunda ibi, rimwe na rimwe tukanakuraho ibyo dusanzwe dukoresha tukazana ibishyashya, rimwe na rimwe tukanazana n'ibyo tukagura n'ibishyashya, cyane cyane nk'iyo ari nk'abashyitsi bakomeye. Ntabwo uzana bya bindi musanzwe mukoresha, uragenda ukazana bya bindi by'icyubahiro ukabategurira. Kwitegura abashyitsi basanzwe. None se nimba twitegura umwami, nimba twitegura Umwuka Wera mu buzima bwawe, nimba witegura kuzuzwa Umwuka w'Imana, nimba witegura gukoreshwa n'Imana, ni gute warushaho kumwitegura? Ni gute warushaho kumenya ibyo Umwami ashima? Ijambo ryambwiye ngo mushakashaka ubwo mwamenya ibyo Umwami ashima. Dushakashaka ko twamenya ibyo Kristo ashima. Dushakashaka ko wamenya, ese ndabigenza gute? Nditegura gute aho Umwuka Wera w'Imana ari? Kuko ijambo ryanambwiye ngo kamere yanga ibyo Umwuka akunda, kandi Umwuka akunda ibyo kamere yanga. Niyo mpamvu ibyo bihabanye cyane, ibyo ntibibana, ibyo ntabwo bibasha kubana. Ese umaze igihe usenga ukabona nta mpinduka isa mu buzima bwawe? Ni impamvu iruta izindi nuko dukwiye gukura ibintu byose bigawa mu maso y'Imana, tugakura ibigawa byose mu maso y'Imana, tugatunganya inzira z'Uwiteka, tukeza imitima yacu, tugasasa imikindo mu mitima. Nk'uko basashe imikindo bavuga ngo Yesu we, bakamuramya, niko natwe dukwiye gusasa imikindo mu mitima kugira ngo Umwami Yesu abone kwaza, kugira ngo Umwuka Wera abone ko aza mu buzima bwawe. Umwuka Wera ni isezerano ry'Imana. Yaravuze ngo nzasuka Umwuka wanjye ku bantu banjye. Ni isezerano ry'Imana. Ariko ijambo rikongera rikambwira ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Umuntu uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Umuntu wese turimo turasenga, dusengera Aziya, turimo turasengera imigabane itandukanye, ariko Imana iravugana n'imitima yacu uyu munsi kugira ngo tweze inzira z'Uwiteka. Dushakashaka amavuta muri iyi minsi, ubwo Yesu azaza azajyana natwe. Twahoze turirimba indirimbo, Imana izaduherezo ryiza, turabyifuza. Ifeza n'izahabu turabishaka natwe, ariko ikiruta ibindi turashaka amavuta. Turashaka amavuta kugira ngo Umwami Imana naza uzinjirane nawe. Shakisha amavuta, shakisha Umwuka Wera, shakisha, kuko ntabwo ibyo mubibasha. Yesu yaravuze ngo ibyo ni mubibasha mutamfite. Ntabwo twabasha kujya muri Aziya ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza tudafite Umwuka Wera, kandi Umwuka Wera ntabwo abana n'ikibi. Aho Umwuka Wera ari, kamere ntabwo ikora. Aho kamere iri, ntabwo Umwuka Wera aza. Hari ubwo ushobora kuba warasenze ukavuga Mana n'ubundi ndifuza Umwuka Wera, ariko arimo arakomanga, arimo arakubwira ngo kingura, nahageze. Noneho warasenze, waramamagaye, nahageze, none ndashaka kukuzuza Umwuka wanjye. Abakobwa n'abahungu banyu bazahanura, nk'abakambwe bazarota. Iyo ni isezerano ry'Imana, ariko arimo arakomanga atubwira ngo nimukingure, ndashaka kwinjira ngasangira namwe, ndashaka kuwuzuza. Uko abigishwa bari mu nzu yo hejuru bateranye basenga, hari ahantu Umwuka Wera w'Imana ashaka kugusanga. Ese urahari?
hari ahantu Imana ishaka kugusanga, hari ahantu Umwuka Wera ashaka kuzuriza imbaraga zayo. Ese urahari? Hari ahantu hari ibintu ashaka gusangana. Ese urabifite cyangwa wimitse ibyaha muri wowe? banza utunganye inzira y'Uwiteka, banza ushaka ko wamenya ibyo akunda. Ese nimba perezida asura agace runaka bagakora imihanda badasanzwe bakora, bagakora ibyo badasanzwe bakora, niki cyatuma? Nimba Umwuka Wera ari gukomangira, banza utunganye inzira z'Uwiteka, banza ushaka uko wamenya ibyo akunda, banza umushakashake, wigane Imana nk'umwana ukunda, ngo mugendere mu rukundo. Abigishwa Yesu arababwiye ngo mugende mutegereze mu nzu yo hejuru, mwicare musenge mutegerereze. Niho Umwuka Wera yabasanze. Ntabwo Umwuka Wera yabasanze mu isoko, ntabwo Umwuka Wera yabasanze ahandi. Yabasanze basenga, yabasanze bari mu mwuka, yabasanze bari mu mwuka wo gusenga. N'ubundi yabasanze basenga. Ese nimba Umwuka Wera ari gukomanga uyu munsi, uri hehe? Arashaka kugukoresha muri Afurika yose, arashaka kudukoresha muri Aziya, arashaka kudukoresha muri Amerika, ariko turi hehe? Arakomanga, ari kuvuga ngo munyingurire, ari kutubwira ngo tumukingurire ngo aze abane natwe, aze atwuzuze. Amaze kuzuza abigishwa, Umwuka we amaze kuzura abigishwa, batangiye kuvuga mu ndimi. Abantu baravuga ngo aba bantu basinzihira, batangira kuvuga mu ndimi, abantu batangira guhanura, abantu barumirwa, baravuga ngo abo bantu bashaka kuba basinze. Ariko Petero avuga ngo ntabwo twasinze, ntabwo twigeze dusinda. Haleluya! Iyo wuzuye Umwuka w'Imana, Imana iragukoresha, iguha ubushizi bw'amanga, iguha ubushizi bw'amanga. Ariko arashaka kugusanga he? Ubushize twavuze ku Mwuka Wera cyane. Uyu munsi turagira ngo dutunganye inzira z'Uwiteka. Abaririmbyi baravuze ngo tunganye inzira y'Uwiteka. Ububyutse ni igihe cy'ububyutse, ni igihe cyo kubyuka. Ku ijambo ryambwiye ngo nicyo gituma bivugwa ngo wowe usinziriye we kanguka, Kristo abone uko akumurikira. Kristo ntabwo yakumurikira uryamye, Kristo ntabwo yakumurikira urahata kubona, Kristo ntabwo ari bukumurikire utagaragara. Ntabwo Umwuka w'Imana ari buze mu buzima bwawe utamwiteguye. Turabisengeye yego, turashaka kuzuzwa, turashaka komatana n'Umwuka Wera, ariko se uromatana nawe gute? Araza gute? Twarabisengeye, twarasenze, dusaba Imana ngo itwuzuze Umwuka wayo kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe. Ariko arashaka ko tumwitegura kugira ngo azabane natwe. Arashaka ko tutunganya inzira z'Uwiteka, arashaka ko tumwitegura wese kugira ngo naza abone ahajya, naza abone icyicaro, naza abone ahantu ari buyobore. Ese araza kuyobora umuntu usanzwe ufite undi mwami? Ntabwo igihugu kigira abami babiri, igihugu kigira umwami umwe. Nshatse kuvuga ngo nimba Umwuka Wera ashaka kugukoresha, dukeneye kugira ibintu dukura mu nzira, kandi Imana yaduhaye amahitamo. Hari ikintu kimwe nzi, ni uko nzi ko Umwuka Wera ari umufasha, ni n'umurinzi, ni protection. Ariko hari ikintu kimwe Imana yahaye abantu, twebwe abantu turusha abamarayika, twebwe abantu turusha inyamaswa. Imana yaduhaye amahitamo. Uyu munsi twahitamo, uyu munsi wahitamo ukavuga ngo ndashaka noneho kugira ngo ngire icyo mpindura ku buzima bwanjye, kugira ngo Umwuka Wera nkoreshe. Ntabwo tumeze nk'inyamaswa zidafite amahitamo yo guhitamo icyo zizakora. Imana yagusigiye amahitamo. Imana, igihe Aburahamu na Loti bararebaga, Loti ahitamo ikibaya cyiza. Uyu munsi uhitemo neza, uvuge ngo ndashaka mwami gukoreshwa nawe, ushakashaka uko wamenya ibyo umwami ashima. Ntabwo bisaba kuba ari isengesho ngo hari ukuntu tujya dusenga ukumva isengesho ryawe ntabwo riryoshye, ukumva ntabwo uri gusenga nk'uko abandi basenga. Hoya, ntabwo ukwiye gusenga nk'uko abandi basenga. Senga nkawe, bwiza Imana ukuri. Senga uvuge ngo Mana, nubwo ntazi uko bimeze, hari ukuntu uba wumva utazi uko bimeze, ariko bwiza Imana ukuri ni umubyeyi. Sinzi nimba abantu tujya twumva iki kintu, Imana ni umubyeyi. Umubyeyi kuri bubimubwire, ntabwo ari burebe ngo ntabwo uzi gusenga, ngo ntabwo wavuze cyane, ngo ntabwo wavuze usakuza. Hoya, yibwire Imana ni umubyeyi, yibwire Mana ndagukeneye, ndashaka unyereke inzira zawe. Ese ndakura ibi mu buzima bwanjye gute? Uhitemo neza,
uhitemo umugabane utazakwa. Umwuka we araza mu buzima bwawe azagushoboza. Noneho ni protection, aza nka protection. Iyo abadayimoni barindwi bagarutse basanga hari protection, haleluya. Iyo abadayimoni bavuye mu buzima bwawe bagarutse baraza bagasanga hari umuntu wafashe ubwami, baza mu mutima wawe bagasanga ari undi muntu uhari, basanga ari ikindi kintu gihari. Iyo bagarutse wa wundi wari waravuyemo akagaruka agasanga afite harimo imbaraga z'umwuka wera, aragenda ajya kure y'umutima wawe. Niyo mpamvu dukwiye kweza inzira z'Uwiteka uyu munsi. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere kugira ngo tubashe kugenda nk'abana bakundwa, abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ni ingeso nziza no gukiranuka. Dushakashaka uko twamenya umwami ashima, dushakashaka uko twamenya uko twanezeza umwuka wera, twabana nawe, twakomatana nawe. Arabishaka, we ahora akomanga, arashaka kukuzuza, arashaka kugukoresha. Ntibisaba imyaka, ntibisaba ukureshya, ntibisaba ukungana, ntibisaba background, kuko iyo abireba background ntabwo bamwe basigara. Iyo abireba famiye, uburebure cyangwa ubugufi ntabwo twabamo, ariko ntabwo ari icyo asaba. Arasaba umutima wawe. Mwemerere gusa, kingura urugi, kandi naza mu buzima bwawe uzabona impinduka. Twabonye ubushize bajya gutoranya ngo abantu 7 bashimwa uzuye umwuka w'Imana, batoranyamo Stefano. Yari yuzuye umwuka w'Imana, yari afite ubwenge, yari yuzuye umwuka w'Imana. Aho umwuka w'Imana ari arakora. Ukwiye gusenga, usengere noneho kugira ngo twakire uwo mwuka. Ashobora kuba yaranaje nubimenye kubera ko urusinziriye. Ijambo ryambwiye ngo usinziriye kavuga. Muri Yesaya haravuga ngo byuka urabagirane. Birasaba kubanza kubyuka. Ntabwo urabagirane ukiryamye, ntabwo uri umucyo w'Imana uri bukurasire ukiryamye, ntabwo umucyo w'Imana uri bukurasire utari wabasha kubyuka, ntabwo uri bubashe umwuka wera wabashe kwinjira mu buzima bwawe. Urugi rwawe rufunze rw'umutima wawe, urasabwa gufungura urugi, urasabwa kugira ngo umukingurire, urasabwa kugira ngo umwemerere mwomatane, umwemerere mubane, umwemerere mugendane, umwumvire mugendane. Iyo bitabaye ibyo ngibyo umwuka wera ntabwo adushyiraho force, ntabwo aguforsa kugendana nawe. Aragusaba kugira ngo ubyemere gusa. Uyu munsi ugendane na Yesu, uyu munsi ugendane n'umwuka wera akuzuze. Uzatangira kubona ibitangaza mu buzima bwawe, uzatangira kujya mu mahanga yose babwire, n'abaturanyi uzatangira kubwiriza abantu, kuko nicyo Yesu yaduhamagariye. Imana yaduhamagariye kuzana abantu benshi kuri Yesu. Yesu yaravuze ngo mwire gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa. Dukwiriye gukora umurimo wadutumye hakiri ku manywa. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nimuze dukanguke, nimuze dushake Imana, nimuze twemerere umwuka, nimuze tumwemerere tujyane nawe. Mufashe dusome Abefeso 6. Uhagera bwa mbere wenda yamfasha. Efeso 6 ku murongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambaye intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibi byose mutware kwizera nk'ingabo, niko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Twambaye intwaro zose z'umwuka kugira ngo tubashe guhagarara ku munsi mubi.
duhagarare dushikamye, dukenyere ukuri, twambare gukiranuka, dusengeshe umwuka iteka n'ijambo ry'Imana. Imana iradusaba kugira ngo duhagarare dushikamye. Iyi ni iminsi yo guhagarara dushikamye kugira ngo dushikame mu kuri no mu mwuka. Dusenge, dusaba Imana, dukingurire umwuka, tubane nawe, twomatane nawe kugira ngo tubashe guhagarara ku munsi mubi. Hari igihe umunsi mubi ukuzira, ntabwo uzabasha guhagarara utambaye intwaro zose z'Imana. Hari iminsi mibi ibaho, tukagira iminsi mibi. Hari iminsi y'ubukene, hari iminsi y'uburwayi, hari iminsi y'ubushomeri, hari iminsi myinshi, ariko ukeneye kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe kuba udatsinzwe, kugira ngo ubashe kuzana benshi kuri Yesu, kugira ngo ubashe gusengera abandi nuko nawe uhagaze wemye. Ese hari umuntu wabyutsa abandi nawe aryamye? Ese hari umuntu wasengera abandi nawe atarabanza kwisengera? Ese hari umuntu, ni gute umuntu yakubyutsa kandi nawe akiryamye? Iyo umuntu yabyutse ashaka gukora ahubwo ati nawe mbyuka. Rero dukeneye kubyuka kugira ngo abantu tubabyutse ko twabyutse, tujye kubyutsa abo muri Aziya, tubyutse isi yose baze barebe Yesu watugiriye neza, tubyutse abantu bose. Ariko birasaba kubyuka. Ijambo ryatubwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Uyu munsi umucyo wawe uraje. Uyu munsi ni igihe cyawe cyo gushimira, ni igihe cyawe cyo kuzura umwuka w'Imana, ni igihe cyawe cyo komatana na Yesu, ni igihe cyawe cyo kugira ngo ubwirize abantu mu gihe kigukwiye n'ikidakwiriye. Niko Pawulo yandikiye Timoteyo, ubwirize, buhane, guteshe, ugire umwete. Ni igihe cyacu kugira ngo tubyuke. Isezerano ry'Imana rikore ku buzima bwacu. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye, nzasuka umwuka wanjye. Bivuze ngo umwuka ni isezerano. Reka nkubwiye, numushaka, numusaba, ntabwo ari kure azaza, ariko hari ikintu agusaba, hari kondisiyo. Ese hari ahantu hari ibintu biri free, nta kintu kiri free kidasaba kondisiyo. Ibintu byose bisaba kondisiyo. Biragusaba ngo ugire ikintu ukora kugira ngo uhabwe. Arimo aragusaba ngo noneho nitegura, noneho mpamagara, noneho nsaba, nyingurira urugi, ninjire mbane nawe. Noneho ngitegura nk'uko ujya utegura. Itegure, kuri ibintu byose mu nzira, kuri ibidashimishije. Igana Imana n'umwana ukunda, dukuri ibishimwa, dukuri ibigawa mu bishimwa, dukuri ibintu byose mu nzira byatuma umwuka w'Imana ataba mu buzima bwawe, byatuma umwuka w'Imana atakuzura. Mutangiye mbabwira ngo birashoboka ko yaje, nitumubone, nitumwumvire, numenye ko yanahageze. Kubera iki? Kubera ko dufunze, kubera ko tutamwiteguye. Nimba yaje agasanga hari undi mwami, ntabwo yabona n'undi mwami. Nimba yaje agasanga hari ibyo tutarakora mu mitima yacu, ntabwo yagumana natwe. Ari inyuma y'umutima wawe. Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo twongere dukure ibintu byose mu nzira, tumuhamagare. Navugaga ngo kugira ngo twakire umwuka w'Imana, nuko tubasha guhagarara twambaye intwaro z'isi z'Imana, nuko tubasha gukingura, nuko tubasha gukubura. Nabahaye urugero rwiza, iyo dufite abashyitsi, uzarebe n'ukuri turitegura. Kandi ari abashyitsi basanzwe bo mu isi, ari ibintu bisanzwe, ariko uritegura kugira ngo bataguseka. None se niba dushaka umwuka w'Imana mu buzima bwacu, urashaka ko akuzuza, ushaka kuyobora, ko twabonye ko nta muntu wabasha kwera imbuto. Reka nkubwire, ntabyo washobora udafite umwuka w'Imana. Ntabwo wabasha guhagarara udatsinzwe ngo uvuge ngo Yesu mu bantu batamuzi, uhamye udafite imbaraga z'Imana. Petero yihakanye Yesu inshuro 3, aravuga ngo simuzi, kubera ko atarafite imbaraga z'umwuka. Nagaruka atarazi Yesu, yari azi Yesu. Nawe birashoboka ko umuzi, yarazi Yesu cyane, bagendanaga. Nimba Petero bagendanaga yaramwihakanye, kandi ibaze noneho wowe mutagendanye, bo bari bari kumwe in person, baragendanaga amaso ku maso. Yari azi Yesu, yari azi ibitangaza akora, yaramwemeraga. Ariko kubera umwuka w'Imana ataraza mu buzima bwa Petero, yaravuze ngo ni ukuri mwimbeshye, uriya muntu ntabwo muzi. Ariko amaze kuzura umwuka wera, yaravuze ngo mwa wundi mwabambye niwe utumye dukora ibi. Yarahagaze arahamya, babaye bahamya, basakaza ubutumwa bwiza mu isi. Kubera ko ari buzuye umwuka wera. Umwuka wera naza mu buzima bwacu, tuzuzura, tuzahamya, tuzagenda amahanga yose, tuzasenga bikunde. Hari n'ubwo gusenga ukumva ntibiri gukunda. Kubera iki se? Ntabwo usengesha umwuka. Ijambo rimaze kumbwira mu Efeso 5 ngo musengeshe umwuka. Abefeso 6 ngo dusengeshe umwuka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana risaba ngo musengeshe umwuka iteka.
mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Mu gihe udasengesha umwuka uri kwingingira abandi, ntabwo isengesho ryawe riri burenge na parafo. Mu gihe utari gusengesha umwuka uri kwingingira bene so bari kurimbuka, ntabwo isengesho ryawe riri bugende. ariko nusengesha umwuka, ngo mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire inkota y'umwuka ryo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka, dusengeshe umwuka iteka, duhamagara Imana, dusengere Aziya, dusengeshe umwuka. Ndakwinginze usengeshe umwuka uyu munsi, usaba Imana kugira ngo abari muri Aziya, abari mu bihugu bitandukanye bamenye Imana ku bwacu, bamenye Imana kubwo uwo twamenye, kuko ijambo ryavuye ngo ijoro irakuze burenda cyane, ntabwo ari igihe cyo gusinzira, ntabwo ari igihe cyo kwibagirwa Imana, ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo korona ngo tugume mu rugo birahagije, ntabwo ari igihe cyo kwituriza, ni igihe cyo gushaka Imana, ni igihe cyo kugira ngo tuzane benshi ku Mana, twuzuze umwuka mbere na mbere. Nababwiye ngo ntabwo wasengera abandi nawe udahagaze, ntabwo wabyutsa kandi nawe usinziriye. Igihe cyacu cyo gukanguka kugira ngo tubyutse abandi. Ndimo nsoza ndasoma imirongo mike ya nyuma. Ibyahishuwe 21:4 haravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. 5 yicara kuri ya ntebe biravuga ati dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika ayo magambo ariyo kwizerwa n'ay'ukuri. Amen. Ijambo rirambwiye ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo. Haleluya. Kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizaba bishize. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Ndabahumuriza, ndabakomeje. Hari igihe usenga ukumva urimo uravuga ngo Mana uzaza ryari, intambara zirandembeje, ariko reka mubwire ijambo ry'Imana ratubwiye ngo izahanagura amarira yose ku maso yacu. Ibi byose izabikuraho. Imana yacu niyo kwizerwa. Imana yaguhamagaye, ijambo ryambwiye ngo yabahamagaye niyo kwizerwa, no kwizera izabikora. Yicara kuri ya ntebe biravuga ati dore byose ndabihindura bishya, izabihindura bishya, kandi ikandika yuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kuva 14:14 Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Amagambo nayakunze. Uwiteka ari buturwanirire natwe twicecekere. Uwiteka azahanagura amarira ku maso yacu. Ndimo ndagukomeza, ndimo ndakubwira ngo uyu murimo ni uwa Data, yarawuguhamagariye ari nawe uzawusohoza. Ucika intege mu rugendo, yaguhamagaye niyo kwizerwa. Izahanagura amarira yose ku maso yacu. Ibiduca intege, ibirimo biraguca intege. Turimo turasengera isi ariko ukavuga se intege ziracika, ariko ijambo rirambwira ngo ibyago ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka abana nawe muri byose. Izaduhanagura amarira. Urashiti yanjye, ukomeze usenge, komeza ugende aho ngaho ushikamye, kuko Imana izahanagura amarira ku maso yacu. Urupfu ntiruzongera kubaho, kandi Imana yavuze ngo Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Iyi Mana yacu iraturwanirira, ntabwo turi bubyikorere. Imana iraturwanirira, nitwicecekere ko Imana iri buturwanirire. Reka kwa 2 umurongo wa igice cya 36 aravuga ngo mukomere mushikame, ntimubatinye, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga ntizaguhana. Imana iri kuguha isezerano. Banze ufungure umutima wawe Mwuka Wera, mukorane, mugendane, mwomatane. Ni ukuri ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Intambara ndabizi ni nyinshi, intambara ni nyinshi ku bakiranutsi, ariko Uwiteka abarinda muri byose. Ibitugoye ni byinshi, ariko ngo umuririmbyi yavuze ngo abandi ngo dusangira ibishyimbo nk'abandi, ngo rimwe na rimwe noneho bakurusha n'ubutunzi, bakagenda mu modoka wowe utagira n'igare. Bijya bibaho cyane, bakagenda mu modoka udafite n'igare, bakanajyana n'ubutunzi bwinshi, ariko hora ngo ibyacu si aho bicira, ariko humura ngo ibyacu ntabwo ari aho bicira. Hari igihe kimwe tuzahabwa, hari igihe kimwe tuzazamuka, hari igihe kimwe, ijoro rimwe, igitondo kimwe bizagenda neza. Mwene Data uri hano muri aya materaniro, ndagutera inkunga,
komeza ushaka umwuka wera ukorane nawe ntutinye kuko ari kumwe nawe ntugire ubwoba kandi nimba wumva wari ucitse intege reka nkubwire umwuka wera Imana yacu ni umubyeyi umusenge isengesho ntabwo risaba kuba ari ryiza niba ndavugana n'abantu bavuga ngo ndashaka gusenga nka kanaka ese ko nasenze ngo numve ndi kuvuga nk'abandi oya ntabwo isengesho rijya risa n'iryundi sengesha umutima sengesha umwuka bwira Imana uko ubyumva bwira Imana n'umubyeyi tangira usenge nonaha ntuvuge ngo ntabwo nzi gusenga ntuvuge ngo si ungewe ko nazi no icyo mvuga mu ruhame oya reka nkubwire Imana yawe ihagararanye nawe nusenga ujye usengesha umutima nkaho uri kubwira umubyeyi usengesha umwuka umubwiza ukuri uko ubyumva umubwire ngo Mana ntabwo nzi gusenga muri byigeze ajya mu mwuka aravuga ngo n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba ese mutekereza ko umwana muto azi gusenga akurikiranye amagambo ese mutekereza ko umwana muto azi kuvuga amagambo asakuza rero hari abantu bacibwa intege no kuvuga ngo sinzi gusenga sinzi uko ndi bubigenze abandi basenga gutya ariko reka nkubwire tangira usenge isengesho niyo ryaba ritoya Imana ireba mu mutima Imana yacu ni umubyeyi Imana yacu ni umubyeyi ndagutera inkunga utangira usenge ubwira Imana ndashaka ko nkoresha kandi ntugire ubwoba Imana iri kumwe nawe iraturwaniriye kandi ngo nimwicecekere izaguhanagura amarira yose ku maso urupfu ntiruzongera kubaho ukundi kandi umuborogo no gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho iyicara kuri ya ntebe niyo ibivuze yarahiye yarabyivugiye ngo izabana natwe ibyo byose ndabihindura bishya iyo ni Imana yivugiye nta muntu wundi nta handi hantu bisomye muri Bibiliya isa nk'iyawe Imana irivugiye ngo ndabihindura bishya kandi ndakurwanirira noneho wicecekere witurize icyo musaba no kugira ngo usengere umwuka wera umufungurire ukubure wiyeze wature ibyaha byawe ukure ibigawa byose mu buzima bwawe kugira ngo umwuka wera aze mu buzima bwawe ukoreshe nurangiza ntugire ubwoba ko Imana iri kumwe nawe ibyo uhura nabyo bikubuza amahoro ibyo byose Uwiteka yavuze ngo ndi kumwe nawe kandi izahanagura amarira ku maso yacu Imana ibaha umugisha tugiye gusengera Aziya tugiye gusengera na ibyifuzo dufite tugiye gusengera ijambo tumaze kumva ijambo ry'Imana ni nk'inkota ihinguranya kugira ngo dusenge kugira ngo tube nk'ubutaka bwiza ijambo ry'Imana ribashe gukura muri twebwe kuko umuntu wumva ijambo ry'Imana akaryibagirwa ameze nk'umuntu ureba indorerwamo akibagirwa ntidukwiye kujya twibagirwa amagambo y'Imana kubera ko iki nicyo gihe cyacu kugira ngo tubyuke tugiye gusenga rero kugira ngo umwuka wera aze mu buzima bwacu kandi adushoboze kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe karibu mu isengesho tugiye gusengana twese kugira ngo uzane icyifuzo cyawe ku Mana nababwiye ngo isengesho ryawe ku muririmbyi yaravuze ngo naho umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba sengesha umwuka usengesha umutima usaba Imana kugira ngo igushoboze uhagarare udatsinzwe hanyuma dusengere bene data bo muri Aziya barimo bararimbuka bamwe batari bamenye Imana abandi tubasengere tubingingire kari mu isengesho Uwiteka mwami Imana yacu tugushimiye ubuntu bwawe Mana tuguhaye icyubahiro ko nta Mana ihwanye nawe turagushimiye kuri Jehova Adonai uri Jehova Shama uri Imana y'amahoro uri Imana ikunda abayo uri Imana itwitaho uri umubyeyi mwami muri ibyaremye ngo nubwo kenshi ducumura ngo tukubabaza bihagije ariko wowe ntugitureka umubyeyi nyamubyeyi Uwiteka uri umubyeyi nyamubyeyi uri Uwiteka uraturengera nubwo ducumura kenshi ariko uracyadukunda uratwiyegereza mwami ntabwo utujugunya umubyeyi abasha kwibagirwa umwana yibyariye ariko wowe ntabwo ujya utwibagirwa turagushimiye kubwira ijambo ndagushimiye kubw'abantu bawe mwami ndagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise aka kanya ijambo ryawe ni ukuri ijambo ryawe ryaremye byose mwami ijambo ryawe ni ukuri ni nk'inkota ihinguranya mu mitima yacu mwami ndagushimiye kubw'ijambo ryawe Uwiteka wenda kwinginze kugira ngo ijambo ryawe ryere imbuto mu mitima yacu ndasengera buri muntu wese uri hano mwami Imana ndamusengeye mwami ndamusengeye reka ijambo ryawe rijye mu mitima yacu rikore mwami tumere nk'abandi bireba mu ndera
tubikorerwamo tukiyibagirwa, ahubwo dukeneye impinduka mwami. Ntabwo dushaka kuba abakristo bumva buri munsi ariko badahinduka. Dukeneye umwuka wera mu buzima bwacu mwami, dukeneye impinduka mwami. Ijambo ryawe reka rihindura abantu bawe mwami, ijambo ryawe reka rihindura abantu bawe. Ndabasengeye umwe kuri umwe, reka umusange mwami. Mwami utwibukije ku mwuka wera, urashaka kudusuka mwuka wera, turifuza kuzuzwa nawe, ariko dukeneye kubanza kwiyuzuza nawe, dukeneye kubanza gukura ibintu byose mu nzira kugira ngo umwuka wera uze udutegeke, uze utwuzure mwami. Turakwinginze reka dushoboze, shoboza buri muntu wese uri hano, mushoboze ibyo adashoboye, mushoboze kugira ngo abashe gukuraho, mushoboze kugira ngo abashe kwiyuzuza nawe, kugira ngo abone amahoro, mushoboze abashe mwami. Nsengeye twese turi hano, ndakwinginze kugira ngo twambike imbaraga, ndabingingiye Imana kugira ngo imbaraga zawe zibajyeho, ndakwinginze kugira ngo imbaraga zawe zitubeho, tubyuke mwami. Ijambo ryambwiye ngo igihe kirasohoye mwami, ijoro rirakuze burenda gucya. Iki ni igihe cyacu cyo kubyuka nk'abakristo. Turimo turasengera Aziya, ariko mbere yuko dusengera abandi mwami, tubisengeye. Nsengeye abantu bawe mwami, nsengeye abantu bawe kugira ngo tubyutse mwami, tubyutse mwami. Byutsa buri muntu wese uri hano mwami, shoboza buri muntu wese uri hano. Tugeze mu gihe cyo kugira ngo tugukiranukire, dusengeshe umwuka, twere imbuto z'abihannye. Nsengeye buri muntu wese mwami, umushoboze kugira ngo agukiranukire. Nta kintu na kimwe tubasha gukora tutagufite mwuka wera, nta kintu twabasha gukora tutagufite mwuka wera. Mwuka wera tudafite twakora iki? Mwuka wera tutagufite twajya hehe? Mwuka wera tutabanye nawe twagenda dute? Mwuka wera tutabanye nawe buri munsi twabasha gukora iki? Niyo mpamvu ndakwinginze kugira ngo ubane natwe mwuka wera, ngwino mu buzima bwacu mwuka wera, ngwino mu buzima bwacu. Tugusasiye imikindo mu mitima, turaguhimbaje mwami. Mwuka wera turaguhamagaye, tukugize umwami n'umukiza. Reka uze uturengere mwami, reka uze urengere buri muntu wese uri hano, reka uze uturengere mwami. Imana tugisenga, turimo turasengera Aziya, ibihugu byose bya Aziya, Ubuhinde, Ubushinwa, ibihugu byose, Nepal, Bangladesh, ibihugu byose biri muri uno mugabane wa Aziya turabisengeye. Uwiteka we turabingingiye Imana, turakwinginze kugira ngo ugire icyo ukora, ugire icyo ukora ku bantu bawe mwami. Imana ugire icyo ukora, nabo bakumenye, nabo bamenye Imana, nabo bamenye agakiza kawe, nabo bakumenye, bahindukirire mwami, be kugutera imigongo mwami. Imana turabasengeye mu buryo bwose, turabingingiye. Tuzi neza ko ari cyo waduhamagariye kugira ngo tuzane bene data barimo bararimbuka mwami. Imana turimo turabasengera, nta kindi kintu twakora, ariko tuzi neza ko aho twohereza isengesho mwami wabageraho. N'aba bandi tutari kubona, abari mu bihugu bitandukanye bya Aziya tutari kubona, tutariyo, ariko tuhereje isengesho mwami, bakureyo, bakurisheho ubuntu bwawe n'urukundo rwawe mwami. Imana ndabasengeye, ndabingingiye, bakurisheho ubuntu bwawe, bazane kuri Yesu. Twakishijwe kubw'ubuntu, si kubw'imirimo yacu myiza. Nabo mwami wabazana, nabo ni abantu wiremeye, nabo ni abantu wakunze, nabo ni abantu bakuremye bakunze mwami. Bazane mwami, zana buri muntu wese. Hagurutse abakozi bawe muri Aziya, hagurutse abakozi bawe bagukorera muri Aziya mwami. Imana ndasengera buri muntu wese muri Aziya wahagurukije kugira ngo umukoreshe mu buryo budasanzwe. Umwambike imbaraga zawe mwami, umwambike umwuka wawe wera, umuhe umwuka wawe wera. Imbaraga zawe mwami zimubeho kugira ngo abashe gukiza, abashe kuzana benshi. Ndasengera abarimo mwami, barimo barabwiriza ubutumwa bwawe ariko bari gucika intege. Hari abahari mwami, bari mu bihugu bifite intambara, barimo barageragezwa cyane, abo turabasengeye. Hari abakwizera ariko barimo barageragezwa muri bino bihugu mwami. Imana ndagenda basengeye, ndabingingiye. Uwiteka we barengere, Uwiteka we barengere mwami. Imana bari kugeragezwa cyane ariko baracyakwizera, bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni mwami. Imana barengere kandi ubakoreshe. Baba babiri baba umwe ariko bazana benshi, baba 10 n'abangahe ariko bazana benshi kuri Yesu. Niyo mpamvu mbasengeye, niyo mpamvu mbingingiye kugira ngo ubasange mwami, ubasange. Ijambo rirambwira ngo hahiriwe abantu bafite inzira z'igisiyoni mu mitima yabo. Ni ukuri, hahiriwe abantu bagukunda, abo nabo baragukunda mwami. Turabasengeye umwanya uyu mugoroba, turabingingiye kugira ngo ugire ikintu ukora mwami. Ndacyasengera abantu bawe hano, ndakwinginze kugira ngo barengere. Hari abaje bafite ibyifuzo bitandukanye, hari abarimo
n'intambara z'uburyo butandukanye, ariko ndabingingiye kugira ngo barengere, ariko ndabingingiye kugira ngo ineza yawe babeho. Ntabwo twamenya ibyifuzo byacu, ntabwo twamenya mwami, ariko urabizi kuruta undi wese, ureba mu mitima, uzi neza icyo abana bawe bifuza. Mwami ndabasengeye, kuko ijambo ryawe ryambwiye ngo uzahanagura amarira yacu, uzaturengera mwami, wavuze ngo uzabana natwe. Mwami ndabingingiye kugira ngo ubane nabo, abari mu bihugu bitandukanye, abari mu Bubiligi, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abo bose ubasanga ubagereho ubambika imbaraga zawe Uwiteka we, ubambika imbaraga zawe babashe guhagarara badatsinzwe muri iyi minsi, babyuke ubashoboze kugira ngo bashake amavuta yawo, batazaba nk'abakobwa b'abapfapfa baje gushaka amavuta nyuma basanga urugi rwafunze. Ahubwo mwami Imana, ubwo usaza tuzajyane nawe dufite amavuta. Mwami uturengere Uwiteka we, turasenze turanakwinginze kugira ngo uyu mugoroba ubwo dusengera Aziya, ubwo ugenderera abandi mwami, ntugire umuntu n'umwe utambukaho, ubwo ugenderera abandi ntutambuke kuri buri muntu wese uri hano. Twese utugereho mwami, twese utugereho, buri muntu wese umuhaze nk'uko yaje afite inzara n'inyota byo kugushaka. Twaje hano kugira ngo tukubone, buri muntu wese umuhaze, buri muntu wese umurengere, mu izina ryera rya Yesu Kristo musabye.